Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nahandi muri rero ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo iki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi uyu munsi rero murabizi nk'ibisanzwe iyo tugiye gutungura abantu tuba turi kumwe n'umuhanzi ariko uyu munsi umuhanzi niwe tugiye gutungura Mubwire TV tumaze umwaka tuvutse dukora nibyo gushimira Imana turashima Imana cyane cyane ubu rero muri kubona dufite impano ebyiri imwe ni ya Bwimba umuhanzi indi ni yundi witwa Dudu nago mukunda kumubona cyane aboneka mu biganiro bimwe na bimwe ariko n'abantu badusapotinga n'abantu badukunda n'abantu badufasha n'abantu bakunda Mubwire TV twavuze rero ngo uyu munsi nabo tubatungure nabo tubabwire ko ari beza nabo tubabwire ko tubashimira nabo tubabwire ko ari ingenzi nago rero bahari umwe Bwimba ari mu nzira za dufite indi surprise tugiye kujyamo rero bazi ko baje kugira ngo tuyijyemo ariko mbere yo kuyijyamo dukurikije urugendo twagendanye uyu mwaka wose ibyo twakoranye uko twakoze turashima Imana cyane yadushoboje gutanga ibyishimo yadushoboje kuguma mu muhamagaro wacu ibyo twahamagariwe gukora nka Mubwire TV twadushoje umwaka tukibikora tukaba ari byo tugikora rero murabibona nibaza turabazana hano tuvugane tubabwire ko tubashimira ariko twifuje ko nabo baza batabizi tukababwira ko ari abantu b'ingenzi ni abantu b'umugisha ni abantu bitanze cyane kuri Mubwire TV Bwimba muramubona mu mvura mu zuba ku manywa nijoro ni umuntu udahwema kuza kudusapotinga rero Bwimba turamukunda cyane kandi turamwifuriza umugisha w'Imana turamwifuriza guhirwa turamwifuriza kwaguka turagira ngo araza kuza iyi intro twayikoze hanyuma ntituri bubashe kumuririmbira ahubwo we araturirimbira ariko tumubwira ko tumukunda mubane natwe rero kandi mukomeze mudusapotinge turabakunda turagukunda juhora ubyibukayo ndagukunda nacyabindura turagukunda juhora ubyibukaye turahora twicuranga ukabona iruhande rwanjye Bwimba turagukunda nukuri uryame wiyorose nuroturote neza umutima nutuze nukurura kunzwe Bwimba turagukunda ese kutari kubiha agaciro umva rero tukubwire ubu ni naguruka nagumenya ko ibintu bifite gahunda Bwimba uyu munsi iyi minota turi hano nyitaho ni wowe twataramye kugira ngo tukubwire ko tugukunda mbere twazanye n'undi muririmbyi kugira ngo nawe akuririmbire turagukunda wakwibaza ngo niki gitumye tukubwira ngo turagukunda ese twabitekereje gute twabitekereje kubera yuko Mubwire TV tumaze umwaka dukora hanyuma rero twaravuze ngo navuze ngo ngomba kugushimira nkakubwira ngo Bwimba uri imfura nkakubwira ngo Bwimba uri umwana mwiza nkakubwira ngo Bwimba uri umugisha wabaye umugisha kuri Mubwire TV waritanze waradushyigikiye waradusapotinze imvura igwa waraje uritanga tunezeza abantu izuba riva waraje unezeza abantu uyu munsi rero twawufashe turakubwira ngo turagukunda ntago dufite amajwi meza twabasha kukuririmbiramo ntago dufite nyine kwa kundi ubivuga neza ariko mu ijwi ryacu mu njyana yacu uko dushobojwe natwe turakubwiye ngo turagukunda turakubwiye ngo uri umugisha turakubwiye ngo uri impano Imana yaduhaye turakubwiye ngo ubwitange bwawe kuri Mubwire TV ntabwo ari ubw'ubusa kuri Mubwire TV kandi si n'ubw'ubusa ku bantu tugenda urabizi ubona feedback nziza ko abantu bishima ibikurimo rero bikiza abantu ibikurimo byomora abantu ibikurimo
bituma abantu bongera kuryoherwa. Uyu munsi rero navuze ngo nanjye ndakubwira ngo Bwimba ndagushimira, nta jambo na rimwe mfite ryakubwira ngo Bwimba warakoze, ariko navuze ngo ndakubwiye ngo Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze ikwagure, Imana ikomeze igushyigikire, Imana nyine iguteze imbere, ukomeze waguke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ibifatika. Waturakariye, waduhamagaye uratubura, nyine twari turi kwibaza ngo ese Bwimba ngo natwe turamusiripure na gute, ariko twumvaga dushaka kuza natwe kugira ngo tukubwire ngo turagukunda. Uyu munsi rero iyi mpano ntabwo nyine ari ibya danje, ariko ni urwibutso, ni impano nziza Mubwire TV yaguteguriye, nkubwire ngo ndagushimira, warakoze Bwimba, warakoze, kandi ndabibona ko witanga, ndabibona ukuntu uvunika, ndabibona ukuntu wigomwa kugira ngo dutange ibyishimo. Ibi ntabwo ari iby'ubusa. Kristo akomeza akugororere, kandi no mu bwami bw'ijuru nyine uzabe ufite amakamba y'imirimo myiza wakoze. Turagukunda. Akira gift. Thank you. Hanyuma rero bantu mudukunda, uyu munsi ni ibyishimo, twujuje umwaka nka Mubwire TV dukora. Nukuri ndashimira Imana cyane ko Imana yadushoboje. Hari abantu benshi batangirana intego ariko ntibaba ariyo bakomezamo. Murabibona kuri social media, abantu bakunda kubwira nyine atangira barambwiye ngo ibi bintu byawe ntago nyine byunguka cyangwa ntago biteza umuntu imbere. Ariko icyo dushimira Imana nuko Imana yadushoboje kuguma mu muhamagaro wacu, uko yaduhamagaye tukaba dushoje umwaka, nta muntu turahutaza, nta muntu turabwira amagambo mabi, ahubwo twabaye abantu batuma abantu barushaho kuryoherwa. Turashimira Imana cyane by'umwihariko rero dushimiye, dufasha aka kanya kugira ngo dushimire abantu badusapotinga mu bikorwa bya buri munsi, bya bintu mubona mukabona abantu bishimye, mukabona abantu bo kuri Mubwire TV banezerewe. Mujya mwibaza ngo nibande baba bari inyuma. Hari Bwimba aba hari araririmba, Bwimba aracuranga, abantu bakarushaho kuryoherwa. Tumwifurije umugisha w'Imana, tumwifurije guhirwa. Hanyuma rero hari undi muntu mutajya mubona kuri kamera, ntago mujya mumubona, ni Dudu. Uyu munsi nabatunguye, uyu munsi navuze ngo mbashimire bose. Dufite indi surprise tugiyemo, turi no kwihuta cyane, muri kubibona ndahuzagurika, ariko nafashe umwanya kugira ngo mbashimire cyane, babwire ngo mwarakoze, muritanga, muranshyigikira. Dudu ntago nabona ijambo nkuvugaho. Nangira iyi channel, Dudu niwe muntu wansapotinze bwa mbere mu buryo bw'ifatika. Dudu yamaye amafaranga yo gutangira kandi atari make, amafaranga menshi. Si nibyo gusa yakoze, buri hantu hose aradusapotinga, aba hari indabo zose nziza mubona. Niwe ujya kwa Mbappe, hahandi nababwiye bakora indabo akazizana, niwe utegura, niwe uturebera iyo tugiye ahantu bukira bukatwiriraho, nitube dufite urumuri. Dudu aritanga agafata telefone ye akamurika na telefone. Dudu ntago namuvugaho, ni ibintu byinshi dudakora. Dudu aranshyigikira mu buryo ntabona igisobanuro. Dudu ndagukunda cyane, uri imfura, we na Bwimba muri imfura. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Navuze se nzabatungura gute, nzabashimira gute? Dufite uburyo tuzafetamo uyu mwaka twabiteguye, ariko kugira ngo bano bantu tubahurize rimwe. Bwimba mu masaha asanzwe abari mu kazi, Dudu nawe afite ibindi arimo, ntago twabahuza ngo bikunde. Ariko kuko uyu munsi twari dufite gahunda, navuze ngo mbere yuko tujya muri iyo gahunda tubanze twicarana tubashimire, tubabwire ko ari abantu badasanzwe. Dudu warakoze cyane, warakoze kwitanga. Ndabibona pe, guhitanga kuruta uko ngewe umva unkorera ibirenze, nta jambo ryagusobanura. Gusa umwanzi wawe ni umwanzi wanjye. Umuntu uzagukunda nzamukunda, ariko umuntu wari wese ntuwakuvuga nabi, ntabwo umuntu nzamwumva. Ndagukunda cyane, ndagusengera, kandi nkwifuriza umugisha w'Imana. Nifuza ko waguka, nifuza kuhirwa, nifuza gutera imbere, kandi Kristo azabikora, kuko ubwitange bwawe, kuntu mumwitanga, kuntu mudukunda, kuntu mushyigikira Mubwire TV, Imana nyine ibahe umugisha.
ikindi rero kindi ndashimira kameramani wanjye Blaise. Imana ikora ibintu bitangaje, nawe ndamuvugaho gatoya simutindaho, azagira igihe cye. Ariko nshimiye Imana ko dushoje uyu mwaka turi kumwe na Blaise. Blaise twatangiranye Mubwire TV, bigera hagati agira akazi kenshi aragenda, ariko agiye yarambabaje pe, ndababara ndarira, ndanabimubwira ndavuga Blaise urambabaje, ariko arambwira ati humura ndahari igihe cyose. Uko namuhamagaraga ibitekerezo, inyunganizi, nyine ibintu bya YouTube nta makuru mbifiteho pe, ako Blaise aransapotinga, nkamuhamagara. Ejo bundi ngize ibibazo kameramani wanjye nabwo nongeye kumubura, Blaise arambwira ati ndahari. Nishimwe rikomeye ry'Imana kuba umuntu twatangiranye dusoje umwaka tunari kumwe. Blaise nawe Imana iguha umugisha, Imana yawe izakugeraho vuba. Ndagukunda cyane kandi nkunda umutima ugira, ufite umutima wagutse, umutima wo kwitanga, umutima wo gukunda ibyo ukora. Blaise ntabwo ari umuntu uharanira inyungu za vuba vuba, ahubwo ni umuntu afite ubumuntu, afite umuco, afite ubupfura, aharanira ko buri muntu agira ahantu agera, yumva yagusiga hari ikintu ugezeho. Mu gihe abandi bantu bamwe na bamwe baba bareba inyungu zabo za vuba vuba, nabyo ni byiza, ariko buri muntu wese agira uko ateye. Blaise rero nawe Imana imuha umugisha, ndamukunda kandi ndamwubaha, nubaha ibintu akora, nkunda ukuntu akunda akazi ke. Hanyuma rero Dudu, iyi nawe ni gift yawe Imana ibaha umugisha. Uyu munsi twabonye n'undi muririmbyi, ni umushuti wacu, ni umushuti wanjye, turasengana nawe, Imana imumugisha. We na Bwimba bagiye kuturimbira akarimbo gatoya ko gushima Imana, hanyuma baririmbire na Dudu, kuko Dudu twamutunguye. Bwimba we sinzi yakunda aririmbira yakunda, ariko bafatanye baririmbire Dudu amahoro Yesu atanga. Urabizi ko ari indirimbo ya Dudu, muyimuririmbire kugira ngo yishime. Hanyuma Bwimba nawe arabwira uyu mwana indirimbo muririmbane, hanyuma birushaho kugenda neza, hanyuma dukomeze tujye mu kazi k'abandi. Ariko aka kanya gato yadufashe nako kubabwira ngo ndabakunda, nako kubabwira ngo ndabashimira, nako kubabwira ngo muri abantu badasanzwe, nako kubabwira ngo muri ingenzi, nako kubabwira ko ibintu byose mukora ari gihe abantu babona nimere gutya mukagira ngo sindeko neza, ariko ibintu mukora, ubwitange bwanyu n'urukundo rwanyu ndabibona. Mbasabiye umugisha kandi nifuza kubahorana, nifuza ko Kristo abarinda mugakomeza muhari kandi mwishimye. Nanjye ndahari ku bwanyu, icyo Kristo cyose azanshoboza ku bwanyu nzagikora kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Ndabakunda. Ushimwe mwami, uhimbazwe gita, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Uramagije, uranyujuje Yesu, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Uramagije we, uramagije, uranyujuje Yesu, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Uramagije we, uramagije, uranyujuje Yesu, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Ushimwe we, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Sinzahwema kwamamaza ko wampinduye agaciro, wandemeye amahoro ibyishimo mu buzima bwanjye. Sinzahwema kwamamaza ko umpinduye agaciro, wandemeye amahoro n'ibyishimo.
uramagije we uramagije uranyujuje Yesu ushimwe mwami uhimbazwe gitare we kwiheba nshuti humura umwami Yesu yaranesheje ibyo ubona byose bikugose uhumure Yesu muri kumwe Dudu we ibyo ubona byose bikugose uhumure Yesu muri kumwe kuko we amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi ayiwe amahoro amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi ayiwe amahoro amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi ubu nibyo ugiye kwiririmbira bagiye kwitura indirimbo akunda reka twumve indirimbo akunda byishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi nishingikiriza wamanywa nijoro yakomeje imikomero inzuzi z'umunezero wanjye je nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza nzafata ibimugisha Imana bigira impamvu yo kumwegera zaririmba isoko kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kaminduriye ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe bunamye baragwarika twebweho turebe ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika oya ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje kuri Yesu gusa amen.
amen. Wow. Hanyuma se muratubwira ukuntu mwiyumva mu ijambo rimwe, muriyumva gute? Bwimba uriyumva gute? arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi jewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi umunsi kundi jewe ndamubona ukuntu niyumva je iyo habaye ikintu nk'iki nka surprise mbifata ko ni nk'ikintu Yesu abamaye cyangwa se ingabire Imana iba yongeye kungabira umuri byiza kurushaho kubera ko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo byo mu biba nibyo muzasarura iyo tubibi bibi igihe kiba kizagera tukabisarura iyo tubibi byiza igihe kiba kizagera tukabisarura ni ukuvuga ngo niba mbibwemo urukundo nanjye ngomba gutanga urukundo ndishimye ndabikunda ariko ikibazo ngira nuko buri gihe iyo abantu bapangiye kunkorera surprise babanza kundakaza ari narakaye my dear ari narakaye ariko nyine tubabarira mwakoze Imana ibaho umugisha nicyo nababwira mu kubara 6 24 kandebe icyanditswe mbasomere kubara 6 baravuga ngo Uwiteka aguha umugisha akurinde Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza Uwiteka akurebe neza aguha amahoro amen. wakoze kuduhesha umugisha twereka ko natwe dukunzwe turaba umumaro ndetse mu byo twakoze ahashize babihaye agaciro Imana hari igihe ibintu agaciro birenze ariko twebwe nk'abantu tukabibona nk'ibintu byoroshye ariko no kuba nawe warabibonye ko bitoroshye bikomeye ari ibintu byo gushimwa ari ibintu byiza twakoze nawe Imana iguhereza umugisha kandi ikomeze guhereze n'andi mayerekwa menshi Amen. N'abantu bagufiteho amayerekwa bayatambutse n'ukuri bayatambutse basapotinga mu Bwire TV urukundo rugere kure n'ukuri wowe sirimvite Dudu nako wiyumva se ndavuga iki ikintu cya mbere ni ukugushimira urabinkoze kabisa niriwe ndagiye Bwimba ntazi iyi gahunda yawe ntabwo kugushimira rero sinabona ukuntu mbivuga urabizi uri umuvandimwe wanjye n'ibintu mvuga ngo iki ikintu icyo ari cyo cyose numva nshoboye ntakigukorera kuko uri umuvandimwe wanjye urabizi ndagukunda ijambo rimwe muto wakoze cyane Imana iguha wakoze kuntekerezaho ntabwo ngewe na deservingaga ibi bintu ntabwo mbideservinga kuko nta kintu ukora kidasanzwe nta kintu mbese uko kwitanga unavuga ngewe nta nuko mbona ariko urabizi ko nkwifuriza ibyiza byose ndakwifuriza ibyiza byose ukomeze utere imbere ukomeze ubone abantu nawe bagukunda ngenda gukunda by'umwihariko ndagukunda cyane every support ikintu cyose gishoboka ko nagukorera nakigukorera wakoze cyane rero Imana iguha umugisha isubiza aho ukuye ndabizi ko gift wamaye ni ibintu nkunda ndabizi ko uzi ibyo nkunda Imana rero guha umugisha ukomeze waguke ukomeze uteze imbere kuri Mubwire TV. Murakoze namwe abakunzi bacu ba Mubwire TV turabakunda mukomeze mukore subscribe twibaza abantu ukuntu mukunda surprise murazireba ibindi biganiro byacu mwagiye mubireba mudusapotinge kandi mukore subscribe hanyuma munagende kuri channel ya Bwimba official ari Bwimba official mumusapotinge nawe mwirirwa mwandika muri comment ko mumukunda mugende mumwe support murebe ibihangano bye ku mbuga nkoranyambaga zose mumusapotinge nawe mumuhesha umugisha turabakunda tubifuriza ibyiza umugisha w'Imana bahoreho.